n'abakobwa bahera iwabo bagatinda gushaka. Yego. Abo ngabo rero akenshi hari igihe ari ibya karande cyangwa se ari ibirogano. Ibyo ngibyo nibyo nkora gusa. Yego. Murakoze cyane. Aha. Noneho ntago ndi umupfumu. Reka nanone twongera tubaha ikaze bakunzi aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mumererwe neza cyane. Ibyo mukora Imana ibyishimire cyane. Nanone nk'ibisanzwe muzi ko tunyarukira mu bice bitandukanye by'u Rwanda tukamenya ubuzima rusange bwa buri munsi ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi twashatse kugera mu misozi muri kubona hakurya na karere ka Nyabihu, hanyuma hano duhagaze tukaba turi nanone mu rugabano rw'akarere ka Musanze ndetse n'inyuma yanjye muri background aho ndi kuvugira mu karere ka Gakenke. Uwabagira Chantal rero niho yaje guhamurira ya miti ye afashisha abanyarwanda uko bukeye nuko bwije. Yatubwiye ko avurisha amazi akavurisha n'ibimera. Uwabagira Chantal ntabwo ari umupfumu nkuko abeshi bashobora kubitekereza. Yavuze ko avurisha amazi n'ibimera ariko akaba ari n'umunyamasengesho cyane. Bivuze ngo uwamwitiranyaga acire birarura, ntabwo Uwabagira Chantal ari umupfumu. Uyu munsi twamwakiriye nk'ibisanzwe, ndabona n'ubundi waguwe neza cyane. Yego. Umeze neza. Umeze neza cyane, murakoze cyane. Iyi misozi yanyu dore uko twabaye uku nguku ni imisozi ngukuramo imiti rero. Yego. Hanyuma bigutwara urugendo rungana iki aho uba uri nyirizina naho uza guhamurira hahandi uzi ko hari imiti ukunda gufashisha abantu bagukeneye? Yego, murakoze cyane. Bintwara urugendo rurerure cyane. Yego. Kugira ngo mbashe kugera ahantu mpamurira iyi miti ibavura. Twabonye hari aho uzamuka mu misozi hacuramye mu bitoki, hari ahantu niho hakunda kuba imiti ukenera? Yego, hari ahantu hakunda kuba imiti nkeneye cyane kandi basha gufasha abaturage n'abanyarwanda. Nuko musanzwe mubizi, nuko nababwiye ngo mvurisha amazi n'ibimera. Yego. Niko bisanzwe. Urabona yuko ndimo ndi kuva kuhamura manuka imisozi. Ubusanzwe mvurisha ibimera. Ubundi ntakoresha amasengesho. Yego. Ntago ndi umupfumu. Ukuvuga ngo uyu munsi ni umunsi wo guhamura, nta muntu muvugana ngo ube wamufasha, n'uwo gushaka imiti gusa yo kubafasha? Yego, uyu munsi ni uwo guhamura imiti yo gufasha abarwayi, abadukurikira bafite ibibazo. Nta muntu mba ngomba kwakira uyu munsi, ahubwo uyu munsi aba ari uwo gushaka imiti yo kubafasha. Yego. Nabonye abantu bino rero bakuzi cyane, bamwe banagusuhuza. Ese ubundi bobo ubwabo bagufata gute? Bagufata nk'umupfumu, bagufata nk'umunyamasengesho, bagufata gute abantu bo muri kano gace waje guhamuriramo? Yego, murakoze cyane. Abantu bo muri aka gace naje guhamuriramo, abasanzwe banzi bamfata n'umuvuzi w'umunyamasengesho. Yego. Abatanzi bivugira ibya bakavuga ati ndi umupfumu. Ariyo mpamvu bari kumbona cyangwa bari kunyumva ndimo mbasobanurira yuko nkoresha ibimera kandi ntakoresha iki isengesho. Yego. Aha. Ari umupfumu. None reka rero ubanza hari, ese wadusobanurira ubwoko bw'imiti uvurisha abantu? Ibyo ni ibintu bigoye cyane. N'amabanga yawe. Ni ibanga ryacu. Hari ukuntu nyine umuntu agacishamo akakabaza, wenda nubwo mba nigiza nkana nzi ko utapfa kubimbwira cyane ko hari abantu bashobora guhubuka, yatambuka nkana ati bwavuze uriya muti nanjye nzajya kuwuhamura ugasanga awukoresheje nabuhitanye abantu. Yego. Yes. Uwabagira Chantal kuva i Kigali nkagera hano n'urugendo rurerure, nanjye nahindutse nkawe, ariko ikiza nuko mbashaka kwereka abanyarwanda ibibafasha umunsi ku munsi. Reka turebe ubundi abantu bakugana baba bafite ibihe bibazo? Yego, murakoze cyane. Abangana cyane baba bafite ibibazo by'uburwayi, amarozi, abasazi, abakobwa bazinzwe. Yego. Bamwe babyimba amaguru, bijaguro,
abo nibo bakunda kungana cyane n'inyatsi ntabyo ntabasha gukora ngo gukemuze mumpere mikoro ariko buretse ku ruhande gato ndaza kukubaza wari uri uvuga uti abakobwa bazinzwe kuzingwa ndagira ngo usobanura aka kantu mu byo uvuze. Yego murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo niba abakobwa bahera iwabo bagatinda gushaka. Yego. Abo ngabo rero akenshi hari igihe ari ibya karande cyangwa se ari ibirogano ibyo ngibyo nibyo nkora gusa. Yego. Murakoze cyane. Aha noneho abaturage bino rwose uyu mugabo muraziranye se? Oya. None reka turebe rero Chantal. Karame. Uravuze uti ibijyanye n'amarozi ndetse no kubyimba ibirenge abantu baguhamagara kuri telefone zawe ziba ku mbuga zitandukanye nk'uko ukora ibiganiro ku mateleviziyo atandukanye. Usanga nabo baba bafite ibyo bibazo cyangwa hari ibindi byihariye utatubwiye? Yego, hari ababa bafite ibyo bibazo, hari n'abandi baba bafite ibindi byihariye. Yego. Okay. Reka noneho turebe rero uyu munsi ni kuwa mbere. Yego. Iyi misozi ubundi hano bahita ngo iki tuhagaze? Yego, murakoze cyane. Ahangaha urabona ko twegereye uyu mugezi wa Mukundwa. Yego. Uyu wa Mukundwa rero ni mu rugabano rwa Musanze na Gakenke. No hakurya muri Nyabihu. Hakurya ni muri Nyabihu. Yego. Ahangaha rero turi ni muri Musanze. Ubu duhagaze mu butaka bwa Musanze. Yes. Hakurya y'umugezi ni mu butaka bwa Gakenke. Ari nawo murenge mpagarariye mu bavuzi gakondo wa Rusasa. Ni nawe muyobozi w'abavuzi gakondo mu murenge wa Rusasa. Yego. Aha. Noneho narindiho ndeba ubundi abantu ufasha. Ese nabo muri kino gice cyangwa nabo mu bice bitandukanye by'u Rwanda nimba no hanze ubabona urabitubwira? Murakoze cyane. Abantu mfasha ntago ari abo mu ibi bice gusa. Yaba abo hanze y'u Rwanda, yaba abo mu Rwanda, bose ndabafasha. Yego. Turagenda tugana ku musozi ariko nshaka kukubaza utuntu duke kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe n'ubuvuzi bwawe. Ibitangazamakuru byinshi hano mu Rwanda bimaze kukumenya, ni nayo mpamvu nanjye nemeye kuva i Kigali nkaza kukureba, ariko ngiye mvuga ngo ndashaka kugendana nawe muri iyi misozi ukuramo imiti yo gufasha abanyarwanda. Ubundi usibye kuba uri umuvuzi gakondo, twabonye n'ibikorwa ukorera abaturage harimo nabo wahaye mituwere. Turagira ngo utubwire noneho buriya buryo bwo gufasha abantu banafite ibibazo byo ubihuza gute n'ibyo ukora? Yego, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo nubwo ndi umuvuzi gakondo ntibivuze yuko mu Rwanda haboneka abandi barwayi batabasha kuba barwaye uburwayi bw'uburozi gusa. Hari ababa bafite uburwayi butandukanye bikwiye yuko bajya kwa muganga ariko bakabura ubushobozi bw'ubwisungane. Yego. Abo rero mbasha kubafasha, ntabatangira mituweri kugira ngo babashe kugana ku bitaro babakire bafite ubwisungane. Murakoze cyane. Ndumva bifitanye isano no kuba uri umuvuzi ariko ukavurisha amazi, ukavurisha ibimera, ukagerekaho n'amasengesho. Ubwo urukundo narwo ndumva wararwimitse. Yego. Aha, reka turebe rero. Uyu munsi hari abantu bakora uyu mwuga rimwe na rimwe ugasanga batabifitiye n'uburenganzira. Mwebwe nk'abavuzi gakondo mubifitiye uburenganzira mwahawe n'igihugu, ni ibiki mubona bibavangira mu mwuga wanyu? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi abakora ubu buvuzi batabiherewe uburenganzira, ni ukuvuga ngo tubasha kubageza ku badusumbye ku rwego rw'igihugu bakabasha kubahagarika. Yego. Kuko ukora ubu buvuzi aba agomba guhera mu mudugudu, akagenda agahera kwa mutekano, akagenda akagera ku rwego rw'akagari, akagera ku murenge. Yego. Bakaba bazi yuko afite ubu bushobozi, ubundi akaba afite na teresifika yuko akora ubu buvuzi. Yego. Utabufite utafite ibi byangombwa babwiye babasha kumuhagarika ndetse bakanamufunga. None ubwo bivuze ko nimba mbyumva neza hari nubwo babikora gutyo bagahitana n'ubuzima bw'abantu kandi icyasha kikajya kuri mwebwe?
kuko baba batarabihugukiwe ngo babyige bashobora no kwahira imiti batabanjije kugira ute kubahugura ikaba yabasha kugira ute kwica abantu. Yego. Reka rero nanone wibutsa abantu uburyo bashobora kukubonamo kuko hari abafite ibibazo bitandukanye bashobora kuvuga bati uriya muganga yadufasha. Ibutsa abantu bakubona gute? Twagiye. Yego. Abantu bakubona gute mu buryo bumwe? Yego. Murakoze cyane. Uburyo abantu bambona banshaka kuri nimero yanjye ya 078 91 63 54. Okay. Yego. Atangajije bure. Oya. Haburiye ku bitaro cy'imirongo. Ari abantu bake. Muri amakanya. Komera. Twakubuza ari muva injira amafaranga nje kumushaka. Ngo natinze kubera iyo mpamvu n'uwo